guys, reka nongeye ngusuhuze wowe ugiye ufata umwanya wawe ukadukurikirana kuri izi video zacu tumaze iminsi tubagezaho umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera uburyo wakora slow motion cyangwa ibyo bajya bita rolante, cyangwa kugendesha video gahoro cyangwa kwihutisha mu Kinyarwanda. Icyo usabwa rero ni gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndetse wowe wayikoze nkomeza no kugushimira cyane. Rero twagiye nkuko bisanzwe, waje muri telefone yawe ufungure CapCut, nurangiza ujye kuri new project ushyiremo video ushaka ku editing. Nkuko mubiruzi rero video ngiye ku editinga ni iyi ngiyi y'umuntu utwaye igare. Ngiye ku editinga nyine muri speed yayo, mbe nayigira slow motion cyangwa fast motion bitewe n'ibyo nshaka. Ngira ngo rero nkuko uyiruzi iyi video, mbere na mbere uraza ukajya kuri edit n'ubundi, niho ukanda ugahita ujya hariya handitse ngo speed, ugahita ujya kuri speed, ugahita ujya hariya kuri normal. Ngira ngo nkuko uyiruzi ahangaha hasi ya rimwe iba ari slow motion, hejuru ya rimwe ni fast motion. Ngango wazi ngo times 1, hara times 2, times 5, times 10, ubwo urumva ni fast motion. Noneho kuri 0.1, 0.7 what ni slow motion. Nkuko uruzi hariya, ubwo hariya nkoze fast motion. Uraza nyine niba ushaka kuvanga slow motion na fast motion muri video imwe, iyo video urabanza uyikatemo uduce, ugira nyine uduce ubuze gushyiramo fast motion n'utundi duce ubuze gushyiramo slow motion. Urangiza numara kubikora, ndakeka birahita biba byiza. Urabona ko kabisa byamaze kuba ya fast motion na slow motion n'ubundi byabaye. Reka nshyiremo none iyi video yose maze gukora urebe ukuntu bimeze. Urabona ko byabaye. Ngaho nawe jya muri CapCut ubigerageze, aho ugira ikibazo watubaza, usibye ko n'undi ntacyo ubuhure nacyo kuko biragenda neza. Reka mushimire wowe nanone urebye iyi video, reka mubwire ngo akora subscribe nimba utarayikoze, ese ugasharinga n'abandi batabizi bakabimenya kabisa, cyangwa hari icyo ushaka ko tukwigisha katwandikira muri comment nabyo twabikora. Urakoze cyane.